JNTV show. Gira amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kugezaho ubusobanuro bw'amazina tugeze ku izina Alex. Alex ni izina rikunzwe kwitwa abana b'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage rikaba risobanura se w'amahoro. Ni nyuma rero yuko tubibajwe n'umwe mu bakunzi bacu akabitwandikira ku mbuga zimwe zacu dukoresha avuga uti muzasobanurire rino zina kugira ngo nimenye birushijeho. Alex rero ngo burya ngashimishwa n'abantu bari kumwe, ntavangura abantu, afata bose kimwe, aratuje ngo kandi ngo Alex yifuza kubona abantu bose bishimye. Akunda kwiyoroshya ndetse no kumwenyura, ndetse akunda ibintu byitondewe bigakorwa neza ku buryo bisa neza, kandi akunda umuryango we cyane ku buryo yirinda icyatuma umufata uko atari. Agira amarangamutima cyane, agira ubutwari no gukomeza umutima, kandi agira intego kandi mu byo akora byose. Akunda ibikorwa bijyanye no gufasha abantu no kwita ku bafite ibibazo bitandukanye. Kugira ngo iyo bikore akenera guterwa akanyabugabo n'inshuti ze n'abavandimwe. Iyo akiri umwana Alex akunda kwibwiriza. Iyo ahawe inshingano ngo ntago ategereza ngo bamubwirize we, ahubwo ahita abishyira mu bikorwa. Noneho reka turebere hamwe ibyo ba Alex bakunda. Alex gakunda ibijyanye no gusakaza ubutumwa bw'amahoro, ashyira imbere abakunda. Ibyo bigeze ku by'urukundo Alex ntashaka guhitamo kuko yitinya, ariko igihe bimukundiye aba ari umukunzi mwiza. Alex azi kubanira neza uwo akunda, ndetse Alex avamo umubyeyi mwiza ku bana be. Imirimo akunze kwifuza gukora irimo ibijyanye n'imitako n'imibavu. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira watwandikira munsi hagenewe kwandika ibitekerezo, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga zacu zitandukanye harimo Facebook, WhatsApp ndetse na Instagram. Iyi ni GNTV show. Reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana.